Ota. Yesu. Umera cyane. Mera. Amahoro ni amahoro. Cyane rwose. Tushimwa. Muri kumva. Cyane kabisa. Mbo. Tugiye hehe? Njana kuri wese. Njana kuri wese. Wanjye gutega moto. Ugiye kuri wese? Nshaka kugera kuri wese. Yewe. Njana kuzanya Bugogo nizo zibaga ziriho abantu benshi ku buryo umuntu anitumaga ari kumva abantu bari kumunyura uruhande. Kandi turi Nyabugogo. Nazuru kubona ukuntu nambaye guca ndaje kuri wese n'amaguru. Gama izo kaskanye nigende. Salama. Salama salama. Mukomere. Komeye cyane. Bo, nakamusa. Mota. Ni sangaye. Saa 7 n'igice. Saa 7 ewe data we. Cha nacerewe we. Kanza turi kumwe. Sawakoze cyane. Sawa sawa. Yes, my beautiful people, nizere komeze fresh. Nizere komeze neza. Uyu munsi tumye ngaruka hano rero. Ikintu gitumye nza nako ka video mumaze kubona. Ako ka video mumaze kubona ko gatumye ngaruka ku mihanda kugira ngo duce impaka. Giye kugira ngo duce impaka. Ese mu byukuri wowe ubona ari ndurenze hagati y'abo bagabo babiri. Nicyo tugiye kuganiraho. Sasa dore ukuntu ibintu bimeze. Turagenda dufata ama video yose bagiye bakoramo, tuyakompare, dufate ibikorwa byabo, tubikompare, dufate aho mwari naho undari, tubigereranye turebe ese mu byukuri nindurenze. Twongere tugaruke ku rundi ruhande tuvuge tuti ese ninde winjiza amafaranga menshi hagati ya Mitsutsu na Nsabi. Twagiye. Yego mu minsi yashize rero nagiye ndeba amakomantere y'abantu ingeri zose abagiye batandukanye. Hari n'ibiganiro byinshi twagiye dukora, abantu bagenda bavuga bati ku ruhande rumwe ndabona uyu nguyu yari urenze, ku rundi ruhande nanjye ndabona uyu yari we urenze. Bakagenda babikompara nyine bakabihuzahuza, ariko ugasanga hanini umwanzuro urabuze. Hari amakomantere menshi bagiye batanga, umwe ati Mitsutsu ni urenze, undi ati Nsabi ni urenze, ariko kuri uno munsi kuri ino ncuro ndagira ngo duce impaka turebe mu byukuri, dutange fact zifatika, turebe ubundi nihe mpamvu ituma babakompara bano bantu. Buriya rero ikintu gituma abantu bakompara abandi nuko bigaragara yuko hari intambwe ifatika abantu bagezeho. Niyo mpamvu ufata abantu benshi ukabageranya na runaka, ugafata ukamugeranya n'uyu. Impamvu ubagereranya nuko ubona hari intambwe se cyangwa se hari ibikorwa bagezeho, cyangwa se hari ifatizo bafite mu byo bamaze kubaka. N'ibiki bamaze kubaka rero, haba ku ruhande rw'umwe yubatse brand yiwe, haba kundi nawe yubaka brand ye, ariko bahurira muri empire imwe. Bahurira muri empire imwe ariyo Kiraman Empire. N'umugabo Kiraman muramuzi cyane. Shahundi yagize ati cyana nakora ubukwe bwa hatari kabisa. Uvugisha abantu abenshi bagenda batera amakomantere n'ibiki, ariko icyo sicyo turi buze twinjiyemo uyu munsi mu mwandiko. Uyu munsi tugiye kuganira ku ruhande hagati y'abagabo babiri, Mitsutsu na Nsabi. Mitsutsu na Nsabi turinjira mu buzima bwabo tumenye ese ni bantu ki, nizihe mpano bifitemo nyuma yo gusesta, niki bakora mu buzima bwabo busanzwe bwa buri munsi nyuma ya comedy. Mbere na mbere kaduhere kuri umwe ku ruhande rwa Nsabi. Ubundi Nsabi ni umusore ki, ni muntu ki? Nsabi rero ni umusore uvuka mu majyaruguru mu karere ka Musanze. Mu karere ka Musanze mu majyaruguru. Majyaruguru kabisa niho Nsabi akomoka. Akaba ari umwe mu basore bagaragara yuko bafite igikundiro abakobwa ngo bari kumukunda muri ino minsi. Bari kumukunda muri ino minsi. Yego Nsabi rero muramuzi cyane, akomoka i Musanze.
yaje kuza i Kigali aza muri life aje kwihiringa nk'abandi bose. Sasa aza kugira amahirwe opportunity ahura n'umusore cyase umugabo ntago ari umusore tuzajya tuvuga ibintu abantu bakaza akavuga ati kubera icyo utagira kwita ibiki n'ibiki umusore ngo ibiki kandi ari umugabo. Kiramani aza guhura na Kiramani rero uriya mu mahura yabo nabyita ko buri wese yagizemo opportunity runaka kuko umwe hari icyo yabonagamo undi yamufasha n'undi hari icyo yabonagamo yafasha undi. Mu guhura rero baraapproachingana bakora video ya mbere birakunda. Kiramani abona yuko byakunda na Nsabi abona yuko byakunda. Icyo gihe Nsabi yari ataramenyekana cyane kuko yakinaga n'abandi bakomediye nka ba Danizo ndumva aribo batangiye bakinana. So rero izina rye ryaje kuzamuka cyane umunsi igihe yamenyanaga na Kiramani, igihe yahuraga na Kiramani nibwo izina rye ryaje gusa nkaho rimenyekanye cyane, izina rye rirazamuka kabisa kugeza kuri uno munsi, kuri no saha ntawe watinya kuvuga yuko saba ari mu bantu aba comedian cyase aba best comedian dufite muri kino gihugu cy'u Rwanda. Ntawe watinya kubivuga se ibikorwa byo nibyivugira, ibikorwa nabyo birivugira. Yego sasa Nsaba amaze guhura na Kiramani byahise birema ikintu gikomeye cyane kuri Nsabi, birongera birema ikindi kintu gikomeye cyane kuri Kiramani kuko barahuye basa nkaho bakoze nayita draw, sinzi rero ko nabisobanura, ariko barahuye bakora ikintu gifatika kabisa ku buryo bakora product, basohora video ukabona ni video nziza iryoheye amatwi iryoheye ijisho. Umuntu wese yakwifuza kureba iyo video paka yirangije. Ni no mu bintu byatumye rero bano bagabo uko ari babiri bibazamurira mu rwego rwa finance, bibazamurira mu rwego rwiza nyine bibashyira kuri standard nziza cyane. So Nsabi rero ni umuntu ufite impano idahatirizwa, ntago ari ya mpano sunika ni ibintu nyine bimurimo ku ruhande rwe. Ni umuntu wa danger ni umukomediye mwiza pe, ntawatinya kuvuga yuko ari umukomediye mwiza kabisa. No muri ya timu nawe ari mu bakomediye beza barimo. Nawe urugendo rwe rwo muri industry ya sinema nyarwanda se cyangwa urugendo rwe rwo muri komedi yarutangiye kera, aho mu biganiro twagiranye yagiye asobanura inzira yagiye anyuramo kugira ngo abashe kuba yaba successful. Avuga ko ari mu bantu bahasorinze cyane, arwana n'impano ye kugeza aho aje kwacivinga ibintu birakunda. Mitsutsu ubu tuvugana akaba ari umuntu uhagaze ku rwego rwiza pe, kuko ari mu bantu bafite YouTube channel ifite aba subscribers hejuru 140 kuzamuka. Urumva ni ikintu gikomeye. Umuntu wenda ku bantu batazi neza ibintu bya YouTube, kugira ngo ujye kugera ku rwego rw'aba subscribers 100,000 uba warakoze, uba warashyizemo imbaraga. Ntukabone basabe bishimira miliyoni, ntukabone ba runaka bishimira achievement 500,000 ba Irene ba Rocky, ntubone bishimira 500,000 ngo wumve ni ibintu byoroshye. Kugira ngo ubone aba subscribers 100,000 ni imbaraga zikomeye cyane, n'urugendo rutoroshye muri kariyeri. So nawe ni umuntu washyizemo imbaraga, yarahasorinze cyane, yatangiye akinira nawe ku yandi macano atandukanye kuri za Exhibition kwa Muzosi, birangira nawe aje guhura na Kiramani. Bahuriye kwa Muzosi icyo gihe Kiramani nawe yakoraga kwa Muzosi kuri Exhibition, afiteho movies ikomeye cyane yakoragaho. Birakunda rero barahuza, bitangira bakinana. Mitsutsu biza kongera kwanga amasubira Kibungo, ariko Kiramani arongera mu pushinga. Buriya Kiramani ni umwe mu bantu batatuma ucika intege, ni umwe mu bantu batatuma ufailinga, kuko usibye nuko ari boss wabo anabakoresha, abagira inama, arabasupportinga mu bundi buryo. Kiramani ni umugabo mwiza, kuko usibye nabo hari n'abandi bantu benshi, hari n'indi generation ari gufasha iri kuzamuka
rero nawe ni umwe mu bantu muri industry bakomeye cyane bafite uruhare runini haba muri supporting no mu bindi. So Mitsutsu nawe aza guhura na Kiramani bakora nawe barahuye nawe ubona ko ni ibintu byiza pe. Ubona yuko iyo bahuje nyine baba bagize hari iyo bahuje Mitsutsu Nsabe na Kiramani ubona yuko hari ikintu gihita gihinduka. Ubona yuko hari abantu bakunda gukurikira wenda kuri Big Mind, abantu bakunda gukurikira Dr Nsabe, abantu bakunda gukurikira Mitsutsu barabibona yuko iyo bahuje batanga ikintu gifatika, batanga ikintu cya danje. So twagiye kugeza kuri aka kanya ushobora kwibaza ngo ninde urenze hagati ya Mitsutsu na Nsabe? Let's go. Sasa urenze hagati ya Mitsutsu na Nsabe twagerageje kuganiriza Kiramani nka bossi, nka nyirubwite, nka master planner we ku giti cye yaravuze ati umuntu urenze hagati ya Mitsutsu na Nsabe buri wese arenze ku rwego rwe, buri wese arenze bitewe na jare na style ye akoramo. Ati Mitsutsu ararenze kuko afite style yo gukora y'uburyo avugamo, uburyo actingamo, uburyo atwaramo ibintu, style ye ayirenzemo we ubwe nyine arayirenzemo kuko nta wundi muntu uzabona actinga nka Mitsutsu, ntayo wabona usibye wenda bamwiyitirira. Nta wundi muntu uzabona actinga nkawe. Na Nsabe nawe ku ruhande rwe ararenze kuko nawe afite style yiwe akinamo kandi yanakunze. Nta wundi muntu uzabona actinga nka Nsabe, nta wundi muntu uzabona actinga nka Nsabe ubone nyine ari kubifiringa nkawe usibye abantu bamwiyitirira. Ukuri guhari nuko buri wese arenze muri style ye, buri wese arenze muri style ye. Mitsutsu arenze muri style ye, Nsabe arenze muri style ye. Abantu bakomeza kubakompara ngo Mitsutsu ngo na Nsabe ngo ninde urenze, igisubizo nyacyo buri wese arenze muri style ye. Ngira ngo wenda tunakureho n'urujijo rw'abantu bakomezaga gukompara bavuga bati ngo ninde urenze. Ibintu byo gukompara n'abantu akenshi usanga hari n'ukuntu bigenda bikatuma bibateramo n'indi mitima mibi batari banafite. Abantu rero mwabakomparaga ibintu mubireke. Igisubizo cya nyacyo cya nyakuri nuko buri wese arenze muri style ye, buri wese arenze muri style ye. Nsabe arenze muri style akinamo kuko bose naba comedy ariko batandukaniye muri style bakinamo. Impaka zicike rero mureke gukomeza muvuga ngo yes, nkubwira ngo ukomeze wowe dukurikirana, ukomeze ugubwe neza, ukomeze ukore subscribe kuri no channel kugira ngo tujye tubasha kubagezaho ibindi bikorwa byinshi. So rero mwe mwadukurikiye mukomeze mugubwe neza, mwibuke gukora subscribe. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka tujya tunyuzamo tugende tubaganirize. Ciao ciao, hasta la vista.